ese birashoboka ko abanyarwanda baba bafitanye isano n'abisiraheri? Ese birashoboka ko hari bamwe mu banyarwanda baba bafitanye isano n'abantu Imana yihitiyemo, ubwoko bw'abisiraheri bw'abayuda uyu munsi wa none bakaba batakibuka biturutse ku myaka irenga 2000 ndetse no kuzamura, baravuye muri Israeli bakaba batakibuka? Ese wari uzi ko mu mwaka wa 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, ese wari uzi ko hari abanyarwanda bishwe barangiza bakajugunywa muri Nyabarongo, ndetse ababajugunye bababwiraga yuko ngo babacisha inzira bugufi kugira ngo bagere muri Ethiopia, mu cyahoze cyitwa Abyssinia mu myaka ya kera? Tuguha ikaze, nimba warakoze subscribe urw'agaciro kandi nukuri tuguha icyubahiro ukwiriye. Nawe niba utarakora subscribe, reka tukubwira ko yari channel ivuga ijambo ry'Imana ariko ikibanda no mu bushakashatsi ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye zifite icyo zitumarira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kora subscribe kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wa Gorilla Gospel TV. Welcome to Gorilla Gospel TV. Twongeye kuguha ikaze kuri Gorilla Gospel TV show. Wowe uduteza amatwi, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Mugiye kubana nanjye rero na JJ nkuko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igenda igaruka ku isano Abanyarwanda n'Abanyayisiraheli ba kera baba bafitanye. Tukomeza kubwira rero komeza ubane natwe, kandi tukwibutsa yuko icyari ikiganiro kizaba gifite ama episode menshi, and tukubwira yuko ugomba kugumana natwe nimba ufite amatsiko, nimba hari byinshi nawe ushaka kumenya kuri iyo ngingo. Turahakubereye kandi turagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, twifatishije amateka ndetse tugiye twifashisha n'imirongo imwe n'imwe yo muri bibiliya. Reka munyemerere dutangire ku busobanuro bw'ijambo intore. Ubundi iri jambo ni ijambo ryakoreshwaga n'Abanyarwanda bo hambere, ni ijambo ryazanywe n'Abanyarwanda bo hambere, ariko na n'uyu munsi turacyarikoresha mu muryango nyarwanda. Iryo jambo intore rero mu mateka y'u Rwanda, ubundi intore zari abasore cyangwa inkumi batoranywaga bagahugurirwa imirimo itandukanye irimo kurwana, gukunda igihugu, imbyino gakondo n'ubundi bumenyi bw'ingirakamaro kugira ngo bakorere igihugu cyababyaye. Ngo kandi kuri ubu intore ni umuntu w'intangarugero ufite impano zidasanzwe zifitiye akamaro umuryango nyarwanda. Turaza kurebera hamwe icyo bita relationship cyangwa se icyo bita isano. Impamvu ntangiye kuri iri jambo, ndashaka kugira ngo ubifate mu mutwe, tuze kureba ese isano Abanyarwanda ba kera bari bafitanye ndetse n'Abanyarwanda b'ubu bari bafitanye n'Abisiraheli ba kera dusanga mu gitabo cya Bibiliya bita isezerano rya kera. Tugiye kurebera hamwe icyo nakwita indangagaciro z'intore
ese umuntu yari intore akwiriye kugira izihe ndangagaciro? Rero tugiye kurebera hamwe indangagaciro zigera muri 14, tugende tuzisobanura. Nitumara kuzisobanura turaza kurebera hamwe ndetse n'indangagaciro dusanga muri bibiliya, tugire ibyinshi tugera tuganira. Indangagaciro ya mbere intore yagombaga kuba ifite, indangagaciro y'ubwitange. Indangagaciro ya kabiri intore yagombaga kugira ni ukwitonda. Indangagaciro ya gatatu intore yagombaga kugira ni ubunyangamugayo. Indangagaciro ya kane intore yagombaga kugira ni ubuhanga. Indangagaciro ya gatanu intore yagombaga kugira ni icyubahiro. Indangagaciro ya gatandatu intore yagombaga kugira ni ubumwe. Indangagaciro ya karindwi intore yagombaga kugira ni igitinyiro. Indangagaciro ya munani intore yagombaga kugira ni ubugwaneza. Indangagaciro ya 9 intore yagombaga kugira ni ubupfura. Indangagaciro ya 10 intore yagombaga kugira ni ukwigomwa. Indangagaciro ya 11 intore yagombaga kugira ni ubutware. Indangagaciro ya 12 intore yagombaga kugira ni ukuzirikana abandi. Indangagaciro ya 13 intore yagombaga kugira ni imihigo. Indangagaciro ya 14 ariyo ndangagaciro inakomeye cyane, intore yagombaga kugira ishema ry'igihugu. Wagombaga kuba uri umuntu ukunda igihugu cyane, ukagira n'ishema ryacyo. Mu yandi magambo, ntabwo wagombaga kuba wakora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwambika isura itari nziza igihugu cyawe cyakubyaye. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi wa none urubyiruko rw'Abanyarwanda ruhu uyu munsi wa none, ese ruracyafite zino ndangagaciro? Reka nkubwire ngo ntabwo Abanyarwanda ba kera bo bajyaga mu ishuri ngo bige nk'ibyo twebwe muri kino gihe cya none twiga, ngo bige imibare, ngo bige ngo za biology, ngo bige zaki. Mbere w'umwaduko w'abazungu, Abanyarwanda ba kera, cyane cyane urubyiruko rw'Abanyarwanda, iyo rwabyirukaga, umwana yabyirukiraga imbere y'ababyeyi be, akabyirukira imbere y'umuryango muri rusange. Ariko hari imyaka yagerwagaho umwana atangiye kuba ingimbi cyangwa se umwangavu, akajya mu cyo twakwita ishuri. Rero ishuri icyo gihe mu Banyarwanda bo hambere babyitaga ingando. Rero urubyiruko cyangwa se abangavu bo muri icyo gihe cy'u Rwanda rwahashize bakoraga icyo bita ingando. Kwari ugufata urubyiruko ndetse rutangiye kubyiruka, bakaruhuriza hamwe mu rwego rwo kugira ngo barwigishe indangagaciro z'ubutore, barwigishe umuco na kirazira, nibarangiza barwigishe n'indangagaciro zigomba kuba zigenga intore. Ushobora kwibaza ngo niki cyatumaga Abanyarwanda bagira uyu muco? Kubera iki bafataga urubyiruko ruri mu myaka mito bakaruhuriza hamwe, bakarwigisha izi ndangagaciro tumaze kureba? Twafashe indangagaciro 14 ariko zirarenga, ariko twe twafashe urugero rw'indangagaciro 14. Impamvu babikoraga nta yindi, kwari ukugira ngo babashe kubigisha n'amateka. Kuko ndagira nkubwira ngo kera ntago hahozeho recorder, ntago hahozeho kwandika ibitabo. Abantu
generasiyo yafataga indi generasiyo ikayisigira ibyizi binyuze muri iyo ngando, ugasanga barabigisha ibisigo, barabigisha indirimbo, barabigisha insigamigani, barabigisha imigani, barabigisha amateka, kugira ngo urwo rubyiruko rusigarane ayo mateka kandi rukomeze ruyasigasira. Muri uko kuyasigasira rero biza kugirira igihugu akamaro, sibyo? Wasangaga rero ariko generasiyo zagendaga zihana amateka. Uyu munsi wa none isi yaje gutera imbere, imaze gutera imbere ku buryo ubu ngubu ntabwo ari ngombwa ko abantu babwirana ibisigo, kuko ushobora kuvuga amateka ukayarikodinga, ndetse haje ubuhanga bwinshi cyane harimo na YouTube, ushobora gusangaho amateka ndetse agiye atandukanye bidasabye kujya mu ngando nk'izo abantu ba kera bakoreshaga. Ariko n'ubundi ingando ni ikintu cy'ingenzi, kuko nk'uko mubizi neza yuko n'ubundi no muri kino gihe cyacu ingando ziracyabaho, ziracyakorwa, kandi umuco wacu ukomeje gusigasirwa. Mujya mubona urubyiruko rurangije amashuri ndetse rugafatwa rukajyanwa mu ngando, rukajya guhugurwa, rukajya gutozwa. Reka dutange rero dusesengure bimwe mu ndangagaciro twamaze kureba nk'indangagaciro y'ubwitange. Ubundi bakubwira ko ngo intore yagombaga kugira ubutwari cyane cyane mu gihe cy'intambara. Aho yarwanaga mu gihe cy'intambara irengera ingoma n'abantu, yagombaga guhura n'ibibi ariko nanone ntibe yagira ubwoba. Ni ukuvuga ngo intore mu gihe cy'urugamba, mu gihe cy'intambara, yagombaga gushirika ubwoba igahaguruka mu gihe igihugu cyatewe, mu gihe hari intambara. Intore yagombaga kuba yiteguye. Rwa rubyiruko twamaze kurebera hamwe rwatojwe rwagombaga kuba rwiteguye, hanyuma rukarwana, kandi rukarwanirira igihugu, rukarwanirira abaturage, kugira ngo igihugu cyongere kigire amahoro. Indangagaciro ya kabiri, indangagaciro yo kwitonda. Baravuga ngo kugira ubupfura no kwifata ni ingenzi, atari mu gihe cy'intambara gusa, ngo ahubwo no mu mibereho isanzwe. Intore yagombaga guha ifatirwaho icyitegererezo mu kwifata neza no kugira imyitwarire myiza. Wagombaga kwirinda, iyo waba uri intore wagombaga kwirinda, ukirinda yuko hari ingeso mbi zakubonekaho, ukirinda yuko hari inenge yakuzaho. Mu yandi magambo, ubundi intore nyantore igomba kwirinda, igomba kwitwararika ibyo ivuga, mu byo ikora no mu bitekerezo, kugira ngo ibashe kuba koko intore yuzuye. Ikintu cya gatatu intore yagombaga kuba ifite ni ikintu bita ubunyangamugayo. Intore yagombaga kuba ari inyangamugayo ku mwami. Ni ukuvuga ngo yagombaga kuba inyangamugayo ku muyobozi. Uyu munsi hano ntabwo tukigira umwami, dufite perezida. Intore iba igomba kuba inyangamugayo ndetse ku muyobozi mukuru w'igihugu. Intore ikaba inyangamugayo ku gihugu, ikaba inyangamugayo. Ubwo tuvuze ku gihugu tuba tuvuze mu kugikunda, ndetse ugakunda igihugu cyawe ubunyangamugayo. Mu yandi magambo, ugomba guhagararira u Rwanda cyangwa se guhagararira igihugu cyakubyaye mu bunyangamugayo, kugira ngo n'abakubona ndetse bavuge ko bafite umuntu ukomeye. Ariko yagomba kuba n'inyangamugayo mu baturage, byagomba kuba ari ingenzi. Intore ntiyagombaga guhemukira icyizere yagiriwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyangwa se umwami mu gihe cyashize, kandi buri gihe
yashyiraga imbere inyungu z'umuryango, inyungu z'igihugu, aho gushyira imbere inyungu ze ku giti cye. Iki kintu rero nkigarutseho ndagira nkubwira ngo biragoye cyane uyu munsi wa none kugira ngo rwose ubone umuntu ushize imbere inyungu z'igihugu. Ni ukuri barahari benshi, ariko dufite ikibazo cy'uko urubyiruko rurimo rurabyiruka uyu munsi wa none ntabwo bufite indangagaciro za gitore, ntabwo zifite indangagaciro zikwiriye za gitore. Ariyo mpamvu nyakubahwa perezida wacu wa repubulika iteka ryose yirirwa ashishikariza abantu kuba intore nzima. Ni kenshi cyane mugenda mubona intore nkuru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariwe nyakubahwa perezida wa repubulika yibutsa abayobozi, yibutsa abanyarwanda, ugasanga arimo arabwira abayobozi ngo ko mutakoze iki ko mutagikoze, ko iki cyavuzwe kera kuki mutagikora. Ugasanga umuntu yahawe inshingano zo gukemura ibibazo by'abaturage cyangwa se byo gukorera igihugu, ariko ntabe inyangamugayo, ugasanga yirengagije inshingano ze. Ahangaha ndagira nkubwire ngo nta ntore ishobora kuba yakwirengagiza inshingano. Oya, kirazira ndetse cyaraziraga ko intore yakwirengagiza inshingano. Reka nkubwire, uyu munsi none ndi kukubwira ngo nibwo akenshi ukunze gusanga perezida wa repubulika usanga buri gihe ahora ahangayikishijwe nuko abafatanyije urugendo nawe mu gisate cyo kuyobora abaturage cyangwa se abanyarwanda badafite indangagaciro za gitore. Kuko iyo umuntu afite indangagaciro za gitore agomba kumenya ko yahawe icyizere, yagiriwe icyizere n'intore nkuru y'igihugu, ndetse yongera agirirwa icyizere n'abanyarwanda. Ibyo bikaba byamutera kumva yuko agomba gukora uko ashoboye kose, agakora akazi ke mu bunyangamugayo, agakora akazi ke mu butabera, agakora akazi ke arengera abo yahawe kuyobora. Uyu munsi wa none usanga kenshi abayobozi bamwe na bamwe mu bisata bigiye bitandukanye icyo bakora ari ukwireba no kwikunda. Ugasanga benshi barikubira, ugasanga barimo bariba kugira ngo buzuze igifu, aho kugira ngo bashyire inshingano bashinzwe mu bikorwa. Iki kikaba ari ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika akunze kugarukaho kenshi, ndetse nk'uko tujya tubibona akenshi bagenda bahanwa, benshi cyane bagenda bahanwa, ugasanga bagiye bafatirwa imyanzuro itari myiza. Ariko kubera iki? Ugasanga bafatiwe imyanzuro itari myiza kubera yuko banze gushyira mu bikorwa inshingano zabo. Iki ni cyo cyatumaga mu Rwanda rwo hashize barafataga urubyiruko, bagafata abasore n'inkumi bakiri bato, bakabahuriza hamwe mu ngando, bakabigisha. Icyo babigishaga nta kibabwiye, babigishaga indangagaciro, bakabigisha amateka y'igihugu, bakabigisha umuco w'igihugu, kugira ngo nibamara kugera mu nshingano zo gukorera igihugu bazabe bujujwe za ndangagaciro, batangire kuzishyira mu bikorwa. Izi ndangagaciro ni ingenzi. Ntabwo bivuze ngo kuba uri umusirikare cyangwa se ngo kuba utari umuyobozi runaka ngo ntabwo bikureba kuba intore. Hoya, urarebwa no kuba intore igihe cyose, mu mfuruka izo ari zo zose, waba uri umuyobozi, waba utari umuyobozi, waba uri umuturage. Ndagira nkubwire ngo no mu rugo rwawe bwite, no mu muryango uvukamo, aho hose ugomba kuba ufite inshingano. Rero ugomba kuzuza izo nshingano, ukazuzuza wifashishije za ndangagaciro z'ubutore. Tugeze rero ku ndangagaciro ya gatatu, ariko indangagaciro ya kane ivuga ku buhanga. Intore yagombaga kuba indashyikirwa muri byose, mu guhanga, mu by'intambara,
mu by'imbyino, mu kuyobora. Mbese ubundi intore yagombaga kuba iharanira kuba indashyikirwa, iharanira gukora ikintu neza, mu buhanga bwuzuye, mu mitekerereze, mu gukemura ibibazo by'abaturage, mu kumva abantu, mu mibanire n'abantu. Intore yagombaga kubikora ku rugero rwo hejuru, yagombaga kubikora ku rugero abantu bose bareba bakavuga ati icyo akoze koko, uyu muntu hari ikintu kidasanzwe kimurimo, hari ikintu kidasanzwe kigiye kimubonekamo. Rero indangagaciro zo ni nyinshi, ariko tugiye kurebera hamwe bimwe na bimwe, ibindi tuzaba tubivuga mu kiganiro kizakurikira, kuko nabwiye ko twakoze ubushakashatsi, dukora ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo tugende tubagezaho byinshi mu bigiye bitandukana. Rero indangagaciro y'ubupfura ishatse gusobanura ngo umuntu agomba kugira imyitwarire myiza, akagira n'ubunyangamugayo. Reka turebere hamwe imirongo yo muri bibiliya mu gihe cy'abami, mu bisiraheri. Ese bo babonaga gute iyo ndangagaciro y'ubupfura? Imigani 11:3, ubunyangamugayo bw'intungane